ntago tuzareka kubabwira ukuri ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ko mwihana mukababarirwa ibyaha igihe Yesu Kristo agiteze amaboko, igihe umuryango w'imbabazi utarafungwa. Nimwihane, nimwitunganye, nimwiboneze. Nubwo amatwi yanyu adashaka kumva aya magambo, murashaka kuramira mu byaha, natwe nitutababwira ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, muzapfa muzize ibyaha byanyu, ariko natwe ntituzarokoka, tuzabazwa amaraso yanyu kubw'uko twanze kubaburira. None duceceke ngo ni ukugira ngo tugendane namwe? Duceceke ukuri ngo ni ukugira ngo mudukunde? Haleluya, haleluya, haleluya. Nshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, ndabasuhuje aho muherereye hose, mbifuriza ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ikaze kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turashima Imana cyane kubera ko yongeye kuduha uburyo, ubushobozi bwo kongera kuza kuganira namwe. Tudatinze rero tugiye kuganira ku magambo avuga ngo ese koko duceceke ukuri? Ni ukuri duceceke? Ese koko duceceke ukuri ngo mubashe kudukunda? Ese koko duceceke ukuri ngo mubashe kudukunda? Amaraso yanyu se nayo tuzabura kuyabazwa? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Abantu mu minsi ya none ntabwo bashaka yuko umwana w'Imana nawe avuga ukuri. Ukuri kwaramizwe, ukuri kuri kurwanywa ku buryo buteye ubwoba. Ugerageje kukuvuga wese rero ahimbirwa ibyaha nk'ucira abandi imanza. Ariko se koko duceceke ukuri tukuzi Imana yakuduhishuriye ngo ni ukugira ngo tutiteranya namwe? Ibyo rero nibyo tuje kuba tuganiraho, dukangura abana b'Imana bose bagiriwe ubuntu bwo kumenya ukuri. Uko kuri bamenye bagutangaze, kandi badatinya, kandi badafite ubwoba, kuko abantu bo mu minsi y'imperuka ntago bashaka kumva ukuri, ahubwo amatwi yabo arabarya, barifuza kumva ibibanezeza. Ariko twebwe abana b'Imana tugomba kwihangana muri byose, tukavuga ukuri nk'uko Kristo abishaka. Nimunyemerere rero duce bugufi, dushima Imana, tuyisabe imbaraga zo guhagarara mu kuri, tuyisabe imbaraga yo guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ndabakunda cyane rero, nimureke tubanze dusenge Imana. Turagushimye Data wa twese udukunda, se umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye urukundo n'imbabazi byawe. Tugushimiye ko watanze Kristo umwana wawe w'ikinege kugira ngo abe incungu y'abanyabyaha bose. Ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ntago wemeye ko Satana duherana, ahubwo waducunguje umwana wawe w'ikinege. Amaraso ye yamenwe niyo yatubatuye mu bubata bwose bwa Satani. Duciye bugufi rero ngo twuhagire. Pawulo kuko yavuze ko yifuza gukora icyiza, nyamara ikibi kikamutanga imbere. Natwe nuko tumeze, ariko Umwuka Wera ahora twibutsa, akatwereka, akarondora imitima aho twacumuye hose tukahihana. Duciye bugufi rero urondora imitima ngo tweze udutunganye mu izina rya Yesu Kristo, kandi dusabye imbaraga z'Umwuka Wera zidushoboza byose, zibane natwe no muri ubu butumwa tugiye gutambutsa. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Rero tuje kubabaza ngo mbese duceceke kugira ngo mubashe kudukunda? Duceceke ukuri? Tubona abantu bagiye kugwa mu rwobo, duceceke bagende barugwemo? Amaraso yabo se tuzabura kuyabazwa? Ntago byakunda. Rero umwana w'Imana agira agahinda k'abarimbuka, kandi yiteguye gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo abatazi ukuri bakumenye, kugira ngo abahumye babashe guhumuka amaso, kugira ngo kandi n'abizibye amatwi ngo batumve ukuri, ubutumwa bwiza tububagezeho, ndetse bube gihamya yuko bumvise. Ikaze rero
Bibiane TV ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tugiye gutangira dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo namwe ubwanyu mubyiyumvire, nimudutera n'amabuye mumenye ko atari amahitamo yacu, ahubwo n'Uwiteka uduhatira kuza kubamenyesha ukuri. Kandi Uwiteka twaramwemereye, niwe udutuma kandi aradutuma kubabwiza ukuri, aradutuma kubereka ahari ikibazo hose kugira ngo mwirinde, aratwereka icyobo mugiye kugwamo nubwo benshi bahumye amaso, kugira ngo tubaburire mwe kukigwamo kiriya cyobo. Reka rero dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Tujye gusoma ijambo ry'Imana igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice ni cya 3, umurongo wa 17 turageza ku wa 21. Mwana w'umuntu, nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli. Nuko wumva ijambo ryo mu kanwa kanjye, ubumvishe ibyo mbaburira. Nimbwira umunyabyaha ntigupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi, ngo ukize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko wewe uzaba ukijije ubugingo bwawe. Kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe, agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye, kandi azapfa kuko utamuburiye, azapfira mu cyaha cye, kandi imirimo ye yo gukiranuka yakoze ntizibukwa ukundi, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko nuburira umukiranutsi kugira ngo adakora icyaha, nawe ntakora icyaha, ni ukuri azabaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzaba urokoye ubugingo bwawe. Amen, amen. Ijambo ry'Imana niryo ritwereka icyo dukwiye gukora. Rero riratubwira ngo nimbwira umunyabyaha ntigupfa ko uzapfa. Imana irabwira abanyabyaha ngo gupfa ko muzapfa. None twebwe nk'abamaze kuba abana b'Imana tubikesha amaraso ya Kristo Yesu, inshingano dufite, niba Uwiteka abwiye umunyabyaha ngo gupfa uzapfa, wowe mwana w'Imana uhawe inshingano yo kujya kuburira umunyabyaha ko gupfa ko azapfa naguma mu byaha bye. Nutamuburira rero, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko Uwiteka ni wowe azabaza amaraso ye kuko utabashije kumuburira. None ngaruke kuri cya kibazo ndi kubabaza. Duceceke twe kuburira abanyabyaha, twe kubabwira ko Uwiteka yavuze ko bazapfa bazize ibyaha byabo, hanyuma ngo babe bareka ibyaha babyihane, duhitemo guceceka kugira ngo bari abanyabyaha barusheho kudukunda. Ntabwo rero tuzaceceka, kuko turabizi yuko ubonye umunyabyaha ari mu nzira mbi akamwihorera ntamuburire ko natava muri iyo nzira ibyaha bye bizamwica, nitutamuburira umunyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko natwe ntabwo tuzarokoka kubera ko tuzaba turiho urubanza rw'amaraso ye kubw'uko twanze kumuburira. None reka rero ngaruke kuri cya kibazo. Ese koko ducece ku kuri ngo mubashe kudukunda? Abanyabyaha ntibashaka umuntu ubabwira ngo bihane, ntibashaka umuntu
ubahora mu matwi ababwira ngo dore iki cyaha Imana icyanga urunuka, nutihana urapfuye urarimbutse. Nyamara Uwiteka yavuze ngo nimburira umunyabyaha nkamubwira ko gupfa azapfa, we ntumuburire. Uwo munyabyaha azapfa nibyo azize ibyaha bye. Ariko se wowe wamumariye iki? Uri muzima, ufite amaso abona, ufite amatwi yumva, ariko uriya we afite amaso ntareba, afite amatwi ntiyumva. Wowe rero mubere maso, ugende umukomange, ugende umubwize ukuri, umubwire ibishoboka byose, umusange, ntutuze. Nawe yagutuka wihangane, wenda hari igihe yazageraho akakumva. Uyu munsi ashobora kugutuka kubera ko uri kumubuza umutekano we mu byaha bye, ariko ntabwo ukwiye gucika intege ngo umanike amaboko ngo umureke. Oya, ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye kugirira agahinda, tukaririra abarimbuka. Ntabwo rero wagira urukundo ku barimbuka ngo ugere aho ubaririra wananiwe no kubabwira ngo nimwihane ibi byaha, iki n'iki ukabivuga mu mazina, ukababwira yuko nibatihana, babwiza ukuri, ubabwire yuko nibatihana bagapfira muri ibyo byaha nta kindi gihembo bazabona usibye igihano, kandi igihano cy'abanyabyaha ni urupfu rw'iteka. Rero dufite inshingano zo kubaburira abari mu byaha bose, abamaze gutana, abamaze kugwa bakava mu byizerwa. Ushobora kuvuga ngo abanyabyaha birumvikana, ariko se n'umukiranutsi wataye inzira, wataye umurongo, ufite inshingano yo kumuburira kugira ngo agaruke mu nzira. Nakomeza akanga kukumva, ntago ibyo yakoze mbere bizibukwa, ntago imirimo ye ya mbere izahesha agaciro iya nyuma. Reka da, ahubwo imirimo ya nyuma niyo ihesha agaciro iya mbere. Hahirwa rero uhagarara mu byizerwa akageza imperuka. Ijambo ry'Imana rero riravuze ngo ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye, cyangwa mu nzira ye mbi azapfira mu byaha bye, ariko wewe uzaba ukijije ubugingo bwawe. Nimwumve rero ku bakiranutsi, kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye. Birababaje cyane ngo umukiranutsi nareka gukiranuka agakora ibyo gukiranirwa. Ntimubabona se benshi barimo kugwa bakava mu byizerwa, bagakora ibintu n'umupagani atakora kandi yarahoze ari umukiranutsi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye, kandi azapfa kuko utamuburiye, azapfira mu cyaha cye, kandi imirimo ye yo gukiranuka yakoze ntizibukwa ukundi. Ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko nuburira umukiranutsi kugira ngo adakora icyaha, nawe ntakora icyaha, ni ukuri azabaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzaba urokoye ubugingo bwawe. Amen, amen. Rero ntago tugomba guceceka ngo tureke kuburira abanyabyaha, kabone naho babona yuko tubabangamiye, kabone naho batwanga, kabone naho badutuka, kabone naho badutoteza. Twe turi gukora icyo Imana iduhamagarira gukora, kandi ibyo ntago ari igitangaza. Gusa ijambo ry'Imana riratubwira ngo bazabatuke, bababeshyire, babatoteze, batabahora gukora nabi, ahubwo babahora gukora neza. Igihe turimo rero ni cya kindi Pawulo yahanuye avuga yuko ngo hazaza igihe abantu batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba ngo abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazajya birundiraho abigisha bahuje n'irari ryabo, bahuje n'ibyo bifuza. Uyu munsi wa none hari umuntu udashobora kumva ubutumwa bwiza ndi kuvuga. Kubera iki? Bamwe baranabimba
babimbwiye barambwira bati wowe ibintu uvuga ntabwo aba ari byo dushaka kumva, twishakira kumva abantu batubwira ibyururutsa imitima. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ko Uwiteka avuga. None abanyabyaha barashaka ko babwira inkuru z'ihumure, inkuru z'amahoro. Nta guhumuriza umunyabyaha guhari. Umunyabyaha, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ntabwo twaza ngo tunyuranye n'iryo jambo. Nutava mu byaha uzarimbuka. Uzarimbuka, ariko nzabazwa amaraso yawe niba ntarakoze ibishoboka byose ngo nkuburire, nkubwire yuko ubikiwe igihano cyo gupfa nuguma gukora ibyaha. Rero reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ni icya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Reka dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ni icya 4 umurongo ni uwa 5. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho, haleluya, wehoho uri kurenganirizwa ubutumwa bwiza, wiyoba ngo ubwire abantu ibyo amatwi yabo ashaka kumva, kugira ngo bagukomere amashyi, kugira ngo bagukunde. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Amen, amen. Nukuri koko ntago tuzareka kubabwira ukuri, ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ko mwihana mukababarirwa ibyaha igihe Yesu Kristo agiteze amaboko, igihe umuryango w'imbabazi utarafungwa. Nimwihane, nimwitunganye, nimwiboneze. Nubwo amatwi yanyu adashaka kumva aya magambo, murashaka kuramira mu byaha, natwe nitutababwira ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, muzapfa muzize ibyaha byanyu, ariko natwe ntituzarokoka, tuzabazwa amaraso yanyu kubw'uko twanze kubaburira. None duceceke ngo ni ukugira ngo tugendane namwe? Duceceke ukuri ngo ni ukugira ngo mudukunde? Cyangwa twerure tubabwize ukuri, naho mwakumva naho mutakumva, byibura tuvaneho urubanza rw'amaraso yanyu ku mitwe yacu? Ikidukwiye nuko twavuga ukuri naho mwatwanga, naho mwadutera amabuye. Nukuri nimuvane ibishimwa mu bigawa, nibwo muzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Muzaba nk'akanwa k'Uwiteka nimukura ibishimwa mu bigawa. Kandi ngo umuntu wese ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka abanze ave mu bidatunganye. Bene data, nshuti bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, turababwira kwihana bigishoboka. Turababwira kwihana bigishoboka. Kandi nimwambare intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Befeso, igice ni icya 6 umurongo ni uwa 10 turageza ku wa 18.
abana b'Imana mukwiye gukomera kuko Satani afite uburyarya, afite uburiganya bwinshi, kandi nta kindi kizamubashisha byose ngo agushe abana b'Imana, yewe n'abahoze bakiranuka bose bagwe bave mu byizerwa. Nta kindi azabayobesha uburyarya. Dukwiye rero kuba dufite intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'uwo mubi Satani. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Bene data, nimutware intwaro zose z'Imana kuko benshi bari kugwa uko bwije n'uko bukeye bakava mu byizerwa. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Ukuri niyo ntwaro ya mbere umukristo akwiye kuba afite kugira ngo abashe guhagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ukuri rero kuri kunigwa. Ukuri abakuvuga bose bari kwitwa ko bigize abacamanza. Abari kuvuga ukuri bose bakabwira abanyabyaha bababwiza ukuri yuko bagiye kurimbuka bazize ibyaha byabo, abo bose bari kwitwa ko bigize abacamanza. Ariko se turumvira nde? Ikiruta nuko twakumvira Imana kuruta abantu. Abantu bo kuko amatwi yabo abarya yifuza kumva ibibanezeza, ntabwo bashaka yuko dutunga urutoki ku byaha byabo. Barashaka kubitwikira bakabyorosa, bagakomeza kwigira nk'abagabura b'ukuri b'ijambo ry'Imana. Nyamara ijambo ryaduhishuriye yuko umuntu wese ukura ibishimwa mu bigawa ari we uhinduka nk'akanwa k'Uwiteka. Ntago rero Uwiteka yagutuma ngo ugende umuhagararire ube nk'akanwa ke, wananiwe kuvangura ibishimwa ngo ubivangure bive mu bigawa. Kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Icyampa wowe uvuga izina ry'Uwiteka ukava mu bidatunganye, nanjye nkava mu bidatunganye, kuko nutavangura ibyo ngibyo Satani azaza yitiza akanwa kawe akavugishe mu izina ry'Uwiteka amubeshyera ngo iravuze kandi ntaho mwigeze muhurira. Rero ukuri kurabuze mu bavugabutumwa. Urabona mugenzi wawe yatannye, wamubwirira mu gikari akanga, wamujyana ku karubanda kugira ngo mwese mumumenye ko yamaze kugwa, mumwirinde, cyangwa se namwe mushyireho akanyu ko kumuhana, induru zikavuga ngo wihinduye umucamanza. Ariko turi gukora icyo Uwiteka yaduhamagariye gukora, ngo mugende muhane, mucyahe. Haleluya! Muhane, mucyahe, mufite kwihangana, kuko abo mu minsi y'imperuka batazihanganira inyigisho nzima. Turahamagarirwa rero guhana, gutesha, gucyaha, kuburira abanyabyaha ngo bave mu byaha byabo batarimbuka. Nitutabikora turiho urubanza. Ariko igihe cyose tuje tukababurira, naho mwakumva naho mutakumva, tuba dukarabiye imbere yanyu kandi tuba dukoze icyo Uwiteka yadusabye gukora. Gusa abavuga izina ry'Uwiteka bose nibabanze bave mu bidatunganye, nibwo bazahinduka akanwa k'Uwiteka nibamara kura ibishimwa mu bigawa. Uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzazimisha imyambi ya wa mubi yose yaka nk'umuriro, mwakira agakiza kabe
ingofero, mwakira inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Haleluya. Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso, mugume kuba maso musabira abera bose. Haleluya, haleluya. Kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, ari bwo mbereye intumwa yabwo, kandi mbohesherejwe umunyururu mvuga ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Uyu ni Pawulo wabivugaga. Ubutumwa bwiza bujya bushyira mu kaga ababuvuga, bakaboheshwa iminyururu, bagakubitwa. None se niba twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, murakeka yuko ubutumwa bwiza tutazabukubitirwa, tutazabufungirwa? Ukuri kuraryana, kandi ukuri turi kuvuga kuri mu ijambo ry'Imana ntago abo mu minsi y'imperuka bashaka kukumva, ahubwo amatwi yabo arabarya, arumva yifuza kumva ibibanezeza. Igihe rero utari kubaha ibibanezeza, nta kabuza yuko uzazira ubutumwa bwiza. Ariko ibyo ntibizaguca intege. Shikama, humura, komera. Uko bagenjereje Kristo Yesu niko bagenjereje n'intumwa, yemwe n'abahanuzi niko babagenje. None rero niba wubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo akaba ari we buye rikomeza imfuruka, nawe umenye yuko nta mwigishwa waruta umwigisha we, kandi nta mugaragu waruta sebuja. Ahubwo itegure kuvuga ukuri, itegure guhamya ukuri, ahubwo itegure guhamya ukuri ku kiguzi icyo ari cyo cyose, witinya. None ngaruke kuri cya kibazo, ese koko ducece ku kuri ngo mubashe kudukunda? Yesu yavuze ukuri, muramwanga. Intumwa zihagarara mu kuri, murabanga, murabica. Abahanuzi nuko, abababuriye, abababwiye ibyo Uwiteka yabatumyeho, mwarabishe. None se twebwe muzabuzwa n'iki kutwanga tubabwiza ukuri? Ariko se duceceke ngo mudukunde? Oya, ntabwo tuzaceceka ngo mudukunde. Umunyabyaha tuzamubwira ko azapfa azize ibyaha bye, kandi tumubwire ko agomba kubyihana, naho yakumva naho atatwumva. Umukiranutsi nawe waguye akava mu byizerwa, tuzamuhana, tuzamucyaha n'ubugwaneza, kugira ngo agaruke, kugira ngo ahindukire. Tumubwire yuko atakirakanwa k'Uwiteka kubera yananiwe gukura ibishimwa mu bigawa, kubera yuko yananiwe kuva mu bidatunganye. Naceceka, areke kuvuga izina ry'Uwiteka, azaturakarira. Ariko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana itubwira ngo turebere abakora ibyaha twicecekere ngo badukunde. Ntabwo dushaka kugenda twibumbiye hamwe n'abanyabyaha nk'inzoga y'itende, kuko iyo nzira twaba turimo nta handi yerekeza usibye kurimbuka. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya kiravuga ngo nzashakisha imuri muri Yerusalemu, mpana bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo ngo ari icyiza ari ikibi ntacyo Uwiteka azadutwara. Umuntu wese rero uri gushaka kwibumbira hamwe n'abari mu nzira y'igihogere, bananiwe gukura ibishimwa mu bigawa, bananiwe kuvangura ibyiza n'ibibi, bananiwe kuva mu bidatunganye, nyamara bagakomeza guhanura, bagakomeza kwigisha, bagakomeza gukiza abarwayi. Uwo mwuka ubibakoresha ni umwuka uva kuri Satani. Nongere mbivuge mbisubiremo, nimukure ibishimwa mu bigawa, nicyo Uwiteka dushakaho, nibwo muzahinduka akanwa k'Uwiteka. Niba bananiwe gukura ibishimwa mu bigawa, wibeshyera Uwiteka ngo aravuze ngo, kuko uje uri nk'akanwa ke, nyamara yakubwiye ngo banza ukure ibishimwa mu bigawa. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, ijambo ry'Imana ritubwira ku bantu banze gukunda ukuri bakizera ibinyoma, ko Imana izaboherereza umwuka w'ubushukanyi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice ni icya 2, turahera ku murongo wa 9.
kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri. Abantu bose batemeye gukunda ukuri, abantu bose batemeye gukunda ukuri, niyo mpamvu tuvuga ukuri bakadutuka, niyo mpamvu tuvuga ukuri abadukundaga bose bakatuvaho, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe, nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ni akaga gakomeye. Abantu banze gukunda ukuri, bizera ibinyoma, bakunda ibinyoma, bakunda abababwira ibinyoma, iherezo ryabo ni ukurimbuka. Ubabwiye iby'ukuri wese bamureba nabi, ariko ntago ari bo, bararwaye. Imyuka ibarimo niyo ituma banga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu gusoza rero, tugiye gusoza dusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni icya 24, umurongo ni uwa 47. Kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha, haleluya, ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen, amen. Dufite misiyo rero yo kwigisha abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Iyo niyo misiyo dufite. Kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kwigishwa, bikwiye kubwirizwa abatuye isi bose. Kandi ubwo nibwo butumwa bwiza bw'ubwami dutwaye. Ubwo buzaba bumaze kugera ku batuye isi bose, nibwo imperuka izahera ko ibe. Nta kindi rero twavuga tutabwiye abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Umukiranutsi rero naramuka avuye mu byizerwa akagwa, turamushishikariza kwibuka aho yavuye akagwa maze akihana. Ibyo yahanuraga akaba bihagaritse, akamenya ko umwuka uri gutuma ahanura atari umwuka uvuye ku Uwiteka, kuko Uwiteka yavuze ngo ushaka wese kuvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye, kandi ngo ukura ibishimwa wese mu bigawa niwe uba akanwa k'Uwiteka. Niba rero wananiwe gukura ibishimwa mu bigawa, beta yuko waceceka, kubera yuko umwuka uri kugukoresha ntago ari umwuka w'Uwiteka, uri kwiyoberanya. Rero ndabakunda cyane, ntago twaceceka ngo mudukunde, kubera yuko amaraso yanyu yaba aturi ku gahanga, natwe twagibwaho urubanza. Ntago rero twaceceka ukuri ngo mubashe kudukunda, ngo tubashe kugendera hamwe dufatanya urunana, ahubwo icyo gihe amaraso yanyu yaba aturi ku gahanga twazababazwa. Mu yandi magambo, natwe nta bugingo twazabona igihe cyose twabonye umunyabyaha ari mu nzira mbi agiye kugwa mu rwobo ntitumuburire, cyangwa se tukabona uwaguye akava mu byizerwa yahoze ari umukiranutsi tukananirwa kumuburira. Turababurira, nimubyumva muzakizwa, nimutabyumva dukarabiye imbere yanyu. Amahoro y'Imana bane namwe rero, mukore ibyo umwami ashima, mukure ibishimwa mu bigawa. Umuntu wese ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda. Ubutumwa bwiza nagaruka kuri Bibiane TV. Bye bye.